Ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu ni umugabo w'imyaka 59 y'amavuko ukurikiranyweho kugerageza kwica umwana we w'umwaka umwe n'igice. Uyu nguyu ariko se buriya usibye ubusazi uyu mwana yamuhoraga iki? Gusa abana nanjye byose nyene mbikugezaho, reka ngende nkwibutsa ko ishakiro ry'amakuru nk'aya ngaya yizewe n'ahandi wayakura usibye kuri iyi miyoboro wa YouTube channel ni Subiza TV. Kanda subscribe cyangwa se abone niba ari bwo bwa mbere ukigeraho, ariko kandi ukuri n'ukuri kari akantu k'inzogera nawe aya makuru ugiyakira muba mbere. Ibitekerezo ubwo ndi kuvuga comment kuri iyi nkuru zirakenewe kuko zidufasha kugenda tumenya amakuru twabahaye uburyo mwayakiriye. Reka nizere ko mwese rero tugiye kugenda tubana mumeze neza. Abatameze neza reka nkomeze kubasabira ko Uwiteka aze kubafasha muze kumera neza. Ntabwo dutinda ibyacu, murabizi ko aba ari fast. Igihe kirahenda kandi ngo igihe n'amafaranga, bityo rero reka mpite nkugezaho iyi nkuru y'ahangaha mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu mugabo rero nk'uko byagiye bigaragazwa n'ubushinjacyaha bw'urwego rwisumbuye rwa Huye, aho ubushinjacyaha bukurikiranye uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 59 y'amavuko, utuye muri uyu mudugudu wa Nyabisindu, akagari ka Kibiraro. Ahangaha ni muri uyu murenge wa Rwaniro, aha kandi ni muri aka karere ka Huye nk'uko nagiye mbikubwira mu ntara y'Amajyepfo. Uyu nguyu rero akaba akekwaho gukubita uyu mwana ku rukuta. Ubwo urumva ko gahunda kwari ukumunangura. Abantu benshi bagiye bavuga ko dushingiye ko byagiye bitangazwa n'ubuhamya bwaturutse ku bushinjacyaha bukuru, ibintu bigaragara ko uyu mugabo ngo yafashe uyu mwana akamukubita ku rukuta nyuma y'uko yari ashwanye na nyina akaza kumucika. Byose rero kanyene mbikugezaho, cyane ko ibi ngibi mba ngomba kubiguha byuzuye byose, ariko kandi ngenda nkubwira ko iyi nkuru wayisoma kuri Bwiza niba uri umuntu ukunda kwisomera ibyanditswe. Ubwo bari kugira ngo ugende unarushaho kugenda umenya ko amakuru mba naguhaye aba yizewe neza 100%. Nge ntago naje ahangaha nshaka views, ahubwo naje ahangaha kugira ngo tujye twibanira mu makuru yose abagezweho, tugende turebera hamwe uko biba byagenze. Iki cyaha cyabaye ku itariki 24 Ukwakira 2025 hari saa 4 z'ijoro, ubwo uyu mugabo yashatse kwica umwana we ufite umwaka n'igice, aho yamukubise ku rukuta rw'inzu. Ariko mana, urumva koko niba umuntu nk'uyu nguyu atinyuka kwadukira umwana nk'uyu nguyu udafite icyo azira, cyangwa se utazi no kwivugira, yenda ngavuga ati data urampora iki, agahita amufata agakubita ku rukuta, ubwo wagufashe yagukorera ibiki? Murumva ni ibintu bikomeye. Niyo mpamvu mbabwira nti mujye mucishamo umuntu asenga Imana ijya yoroshya ibi bintu, igakuraho imijinya n'uburakari iba itera abantu nk'aba ngaba, cyangwa se abantu bateye gutya. Mwibazwa rero ry'uyu uregwa avuga ko ibi byose yagiye biterwa n'izi mpamvu zigiye zitandukanye ngiye kugenda nkubwira. Avuga ko yatashye akabaza umugore impamvu ngo yacanye imihembezo ku bantu batayizi. Ubwo kansobanurira abanyakigali n'abandi bavutse ejo bundi, ku bantu batabaye mu cyaro, imihembezo nakubwira ko ari cya giti kiba kimeze ukuntu, ni igiti kinini ariko hejuru nyine gifite isage, cyangwa se gifite ikindi giti gishamikiyeho bakunda gutegesha bya bitoki. Ubwo abantu bazi mu cyaro, wenda bishoboka ko mutakuriye mu cyaro, ariko mujyayo sometime mukareba ahantu hahinze nk'urutoki, kuko ibitoki murya birahingwa exactly. Uzagenda urebe ahantu hari igitoki gifite ibiro byinshi, kubera ko kiba nyine kireba hasi, hari ukuntu bategeshaho igiti giteye gutyo, nicyo bita umuhembezo. Uyu mugabo rero yatashye ngo abaza umugore we impamvu yacanye imihembezo ye, ariko kandi ngo byagiye bigaragara ko uyu mugabo ngo byahise bitangirira aho ngaho, batangira gutongana. Ni nabwo yajyaga kumukubita umugore we, akaza guhita muca mu myanya y'intoki agahunga. Nyuma yo guhunga rero uyu mugabo yasobanuye ko ubwo uyu mugore yamucikaga, cyangwa se yamucaga mu myanya y'intoki, yahise agira umujinya mwinshi cyane, akaza guhita yadukira umwana yari asize, akamukubita ku gikuta cy'inzu, akamukomeretsa ku buryo bikomeye mu mutwe, cyangwa se akamukomeretsa umutwe. Ibi ngibi byose rero ngo nibwo byatumye uyu mwana akomereka cyane, nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga.
uyu kandi bivugwa ko umuryango waba ni ikigaragara cyo uravuga ko umuryango wabo bombi wari umaze iminsi ubanye mu makimbirane, aho uyu mugabo avuga ko uwo mwana uyu mugore yabyaye ngo atari n'uwe, ariko kandi ibyo ntabwo biguha uburenganzira byo kuba wamuvutsa ubuzima, kubera ko uyu mwana ni inzirakarengane kabone n'ubwo yaba atari uwawe rwose. Mwabantu mwe, ni nayo mpamvu nkunda kubabwira ibi bintu. Niba umwana yaravutse akavuka mu buryo butari ubwa nyabyo cyangwa se mu buryo butari buteganyijwe, ntimumuhore iryo kosa, kubera ko ibyo ntago we yabigizemo uruhare, kandi namwe ubwanyu ibi ngibi muba mugomba kubiha umurongo, cyane kubwo ahanini ibi ngibi bishingiye kuba uyu mugore yarabanaga n'uyu mugabo, ubwo uyu mugabo akaza kugira gutya akabona umugore aratwite, ariko akaba atwite mu buryo umugabo we wenda atashakaga cyangwa se atabaze neza, agatangira gushidikanya, umwana yavuka amakimbirane agahera aho ngaho. Ahubwo umugabo yashinjaga umugore we ko uyu mwana ashobora kuba yaramubyaye ahandi, wenda birashoboka ko atamubyaye kuri uyu mugabo koko, ariko ntago byari gutuma ufata iki cyemezo cyo kuba wakwica uyu mwana. Iki cyaha rero cy'ubwicanyi cyangwa se cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi, uyu mugabo w'imyaka 59 y'amavuko utuye muri aka karere ka Huye akurikiranyweho, kiramutse kimuhamye, ubyumve neza, mujye mumenya ibyaha mukora, mujye mumenya n'itegeko ribahana uko riba rimeze. Uyu mugabo rero iki cyaha akurikiranyweho kiramutse kimuhamye cyangwa se ikimufashe, yahanishwa igifungo cy'imyaka igera kuri 25 yose. Imagine, urumva urangana n'umuntu wa viyore, sinkugereranyije nawe, ariko urebye uko iyi myaka ingana urangana n'umuntu wafatanywe urumogi, kandi murabizi ko urumogi barushyize kuri burundu, bw'iyo baguporopoje burundu byanze bikunze bihagarira kuri 25. Iyi myaka 25 rero nk'uko biteganywa n'itegeko, nk'uko rero giteganywa kandi kiganahanishwa n'ingingo ya 21 y'itegeko nomero 68 akarongo kaberamye rya 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Bagabo namwe bagore, urubyiruko ndetse n'abajene bose harimo n'abakobwa, mwirinde ibyaha byo gukubita ndetse no gushaka kwica, kubera ko ibi ngibi byabaviramo kuba ubuzima bwanyu bwose bwarangiye hariya muri gereza, kandi nyamara wakabaye ukontorora uwo mujinya wawe. Ntuzemere ko umujinya ugutegeka. Mwabantu mwego, turi abantu, turi muri iyi si, nta muntu utarakara muri mwebwe munteze amatwi. Najye muri comment umbwira uti nta mujinya n'uburakari bijya bigufata, cyangwa se umbwire ngo mu buzima busanzwe ntujya urakara, cyangwa se umbwire ngo nta muntu n'umwe mwari mwaserera kuva uvutse. Jya muri comment ubimbwire, ndaza kugenda nkunyomoza, kubera ko ibi bintu biba ku bantu bose. Ngayo ngukore byabereye ahangaha mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo nizere ko abantu benshi bibasigiye isomo rikomeye. Uyu mugabo ahari nawe akomeze kugenda yicuza ibyo yakoze, anigaye, kubera ko ibi ngibi ntago ari byo ku muntu w'umugabo, by'umwihariko noneho gutura umujinya umwana nk'uyu nguyu, murumva ni ikindi cyaha gikomeye ubukoze. Ngewe rero ubwo reka mbashimire, mbabwire ngo murabizi ko mbakunda kandi mbahoza ku mutima, mpora mbifuriza ibyiza, nta mutima mubi ngira. Ni nayo mpamvu mbabwira nti Imana igikomeza ibishimire mu byo mukora byose. Amakuru yacu yabara akagaruka ntago ajya ashirayo, dusubire amakuru yacu ari imbere, kandi mukomeze munsigire ibitekerezo byanyu hasi muri comment. Ciao ciao.